Ibihe byiza cyane kuri mwese mubana natwe kuri Nathaniel Afiabora. Ndagira ngo rero mbwire abantu umuti, abantu bafite uruhu batishimiye uburyo rumeze, cyane cyane abantu bafite uruhu rufite udutashi cyane, uruhu rwo mu maso nirwo turi bwibandeho cyane. Abantu bafite uruhu rufite udutashi cyangwa se uduheri dutoya turi mu ruhu cyane urwo mu maso nyine, abantu bafite uruhu rukomeye rwo mu maso, uruhu rukanyaraye, usanga mu by'ukuri bameze nk'abafite uruhu rushaje, rwarashaje ariko kandi bakiri batoya. Abandi bantu bafite uruhu ruriho inkovu bitewe n'impanuka bahuye nayo, cyangwa se bitewe no kuba bararwaye ibiheri mu maso hanyuma bakabyivuza bigakira, ariko kugeza ubu ngubu bikaba byaranze gusibangana mu maso ngo uruhu rwongere rugarure wa mwimerere warwo. Abo bantu nabo muraza kumva rwose igisubizo. Rero abantu nk'uko nari mbivuze bafite ikibazo cya za nkovu zitari zasibangana, ariko ugasanga nyine ni umukara bitewe n'uko yarakomeretse, yari yakobaguritse, hanyuma akeneye ko uruhu rwe rwongera rukagaruka uko rwari rumeze mbere kandi rukanoroha neza. Uwo muntu rero nawe araza gusubizwa. Mbese muri rusange niba ushaka ko uruhu rwawe urwitaho neza rukamera neza, haba urwo mu maso ndetse n'uruhu muri rusange rukanyerera, mbese ubuzima bw'uruhu bukamera neza, ntucikwe n'iyi video. Nkurarikiye kubana nanjye kuva tuyitangiye kugeza dushoje. Ni umuti mwiza wizewe kandi ukoreshwa n'abantu benshi, abamaze kuwukoresha, abawukoresha bose batanze ubuhamya ko byagenze neza. By'umwihariko nanjye uyu muti nkufiteho ubuhamya kandi ntabwo nabura kubarangira kuko muri inshuti zanjye. Mwebwe rero twibanira n'ubundi kuri Nathaniel Afiabora, mwamaze gukora subscribe, ndabashimiye, ariko mujye munibuka gusangiza inshuti zanyu ikiganiro, cyangwa munakore like kugira ngo tubone ko ikiganiro mwagikunze. Ikindi kuri wowe tubanye bwa mbere, ukaba aribwo bwa mbere ubonye iyi video yacu, iri ni ishuri twigiramo ubuzima. Ngira ngo wenda uraza no kugenda ureba n'ibiganiro bindi twagiye dutambutsaho. Ni ibiganiro byiza kandi byubaka mu buryo twakwivura kandi nta kiguzi bidutwaye. Rero nawe uri mushyashya ureba aho handitse subscribe, hakore, hanyuma uhita ukurikirana n'akazogera ugakoreho kugira ngo igihe cyose ikiganiro kigiyeho ubone sinyare by'uko ikiganiro kigezeho, hanyuma tujye tubana muri ibyo biganiro byose tugenda tubagezaho. Reka twihute rero mbabwire uwo muti. Nshuti zanjye, amavuta ya vaseline murayazi. Hari vaseline y'amazi, hakaba na vaseline y'igikotori, ariko njye ndashaka ko twivugira kuri vaseline y'igikotori. Vaseline y'igikotori murayizi, mu mabotike, mu mafarumasi, iriya gikotori ya vaseline iraboneka cyane. Genda rero uyigure, hanyuma numara kuyigura ugende wishakire igi ry'irinyarwanda. Igi ry'irinyarwanda, nimvuga igi ry'irinyarwanda, ni igi rifite umuhondo, rifitemo umuhondo mwiza cyane, umuhondo rwose mwiza w'igi. Iryo gi rero urarikoresha ari ribisi. Urarifata rero ugabanye kuri ya mavuta ho makeya, nurangiza ufate wa muhondo w'igi utandukanye na ya mazi yandi y'igi. Nizera ko gufata umuhondo w'igi ukawutandukanya n'ariya mazi yandi y'igi birakorohera. Fata uriya muhondo wonyine ubwawo ukorogewo ubwawo wonyine, uriya muhondo w'igi ukoroge. Numara kuwukoroga ufate uwusuke muri ya gikotori yawe, nurangiza ubivange cyane. Bibaye byiza wabivangira muri rya cupa, cyangwa se ukabivangira mu kandi kantu keza gafite isuku. Numara kubivanga neza wongere usubize muri rya cupa. Nshuti yanjye, uyu ni umuti ukomeye, ni amavuta yizewe. Mbese ubundi
ni amavuta atuma uruhu rwawe uruha keya, kandi uko wifuza ko uruhu rwawe rumera niko bizamera rwose. Niba ufite uruhu rukanyaraye rutangiye kumera nk'urw'umusaza cyangwa umukecuru, bizahita bwongera bimere neza. Niba ufite uruhu rurimo inkovu zitari zasibangana, uruhu ruzongera rwawe rugaruke neza. Uzajye wisiga ayo mavuta igihe cyose ugiye kwisiga, wisiga ayo mavuta ahantu nyine ubona ko ushaka ko uruhu rwawe rumera neza, kandi ntabwo ruzatukura, ahubwo ruzagumana natirere yarwo nk'uko byari bisanzwe, ahubwo ruke, hanyuma n'utwo dutashi, mbese uruhu rwawe ruke ariko runagumane natirere cyangwa se runagumane uburyo rwari rusanzwe rumeze. Ayo ni amavuta rero nkurangiye, kandi nizera ko wowe ubonye aya mavuta ntabwo bigoye kuyagura, ntabwo n'ubundi nk'uko usanzwe ugura amavuta, uzagura aya mavuta uyakoreshe, hanyuma uzangaye ikindi rwose, hanyuma ahubwo uzanshimire uvuga uti koko uyu muntu yandangiye umutima. Niyo mpamvu nakunze kubivuga, ntabwo hano twishyuza umuntu, icyo tugusaba ahubwo ni ugukora subscribe, ukareba ikiganiro, ukagikorera like, ukagisharinga n'inshuti zawe zikakibona, ubundi uzagaruke utwandikira muri comment utubwira uti koko ya mavuta narayakoresheje kandi koko yatanze umusaruro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.